bene data bakundwa, reka dusubukure isomo ryacu ryerekeranye n'ubutumwa bwiza, aho twibaza tuti ubutumwa bwiza cyangwa se bwitwa bwiza buvugwa none bwakomotse he cyangwa se bukomoka he? Kikaba ari igice cya kane cy'iri somo ryacu, aho tugiye noneho kureba nanone twitonze duhereye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, noneho tugende gahoro gahoro tureba n'ubutumwa intumwa zigishije nyuma ya Pantekote. Noneho ibyo bintu bidufashe kugira ngo turebe neza cyangwa se twisuzume, turebe ubutumwa tuvuga aho bwaba bukomoka. Turahera mu ivanjiri nk'uko yanditswe na Luka igice cya 5 n'umurongo wa 32 hagira hati: sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bihane. Ati ntabwo nazanywe cyangwa se sinaje guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bihane. Yesu Kristo niba yaravugaga ubutumwa yavugaga bwari ubutumwa yabwiraga abanyabyaha kugira ngo bihane, kandi bukitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'abanyabyaha ni ubutumwa bwo kwihana. Ariko se ni bangahe mu bitwa abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bigisha abantu kwihana, uretse kubabwira gusa gupfa no kuzuka bya Yesu Kristo, icyo Imana yadukoreye mu rupfu rwa Yesu Kristo, uburyo abantu Imana yiyunze n'abari mu isi. Noneho abantu bakabwirwa gusa kumenya ko bishyuriye umwenda w'ibyaha, Imana yamaze kwiyunga nabo, ubu ngubu nta rubanza bagifitanye n'Imana. Urubanza rw'icyaha rwamaze gukurwaho, ibyaha byakuweho, Yesu Kristo yabikuye. Mbese ubutumwa bwiza muri ino minsi, ndababwiza ukuri, nta kindi bushingiyeho uretse kubwira abantu uburyo ibyaha byavuyeho. Mbese nubwo guhumuriza abantu wa mugani, kugira ngo abantu banezezwe no kumva ko nta kibazo bagifitanye n'Imana. Nicyo cyitwa ubutumwa bwiza none. Ariko tubona Yesu atangira kuvuga ubutumwa bwiza, rwose ubutumwa yavugaga bwari ubutumwa bwo kwihana. Kwihana rero, nk'uko nawe babwiye, ni isomo tuzajya tugenda tugarukaho. Kwihana no kwizera, hari ukuntu abantu babyumvise nabi. Abantu bumva nabi kwihana kubera ko bamenyereye nyine ibyo mu madini byo kwatura, Imana imbabarire nabeshye, Imana imbabarire nifuje, Imana imbabarire nasambanye, Imana imbabarire narwanye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho bakumva ko ibyo ngibyo abantu batura, ibyo ngibyo abantu bavuga ari byo bikuraho ibyaha. Icyo rwose abanyabuntu bakubita abanyedini kandi rwose bakabanoza, bashingiye ku icyo kintu cyo kwihana tu, ku buryo byabaye n'iturufu ryo kumenya abanyabuntu ngo nicyo bamenyeraho batarakizwa. Mbese umuntu ukihana ibyaha uwo ntarakizwa. Ni principe, ni ihame ku banyabuntu, niho bamenyera umuntu utarakizwa. Cyangwa se bakamubaza bati none uramutse upfuye none ubu wumva wajya mu ijuru? Umuntu yavuga ati ntabyo nzi, Imana nibizi, ngo uyu nguyu ngo ntabwo arakizwa. Mbese hari utuntu tw'ibibazo. None se uramutse ukoze icyaha ukarinda ugapfa utihannye, wumva wajya mu ijuru? Uwigishirijwe mu idini ati rwose urumva nawe urabyumva ko nta juru wajyamo kandi uri umunyabyaha, ngo ntabwo azi ubutumwa bwiza ubu ngubu. Noneho bagira kumubwira ubutumwa bwiza nabo bakamubwira ibyo Yesu yakoze, ko nta kindi yabikoreye uretse bo. Mbese bakamukuraho urubanza, bakamweza, bakamuterura, bakamwitereka mu ijuru, mbese bikaba birarangiye. Umuntu upfa kwemera amagambo bakubwiye, kandi koko ayo bakubwiye ni ukuri, niko bimeze. Yesu yarapfuye, nta kindi yazize ibyaha byacu. Yesu yarazutse, yazukiye kugira ngo dutsindishirizwe n'ibyanditswe.
ku gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka. Ibi bintu babivuga neza kabisa, ukaba utabona uko ubihakana cyangwa se ubihinyura. Nta n'icyabihinyuza, ni koko ibyo byarakozwe. Ariko se uri kubwira nde ngo bigende bite? Uramubwira gutyo ngo nabimenya abe yihannye? Kwihana ni iki? Kwihana ni uguhindukira, ni ukuva muri bwa bwigenge bwacu, muri za nzira zacu twagenderagamo, tukareka ibyo twibwira. Umuntu akareka ibyo yibwira, noneho agahindukirira uwo yizeye sasa. Kuko igitumye wihana ni uko hari icyo wumvise ubutumwa bwiza bugucumita mu mutima, nk'uko tuza kubibona uko byagenze ku munsi wa Pentekote. Rwose ubutumwa bwiza bubwirwa abanyabyaha, abakiranirwa, kugira ngo babashe guhindukira, bave mu nzira zabo, bareke ibyo bibwira, noneho bizere wa wundi utanga ubugingo. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ariko ubu ngubu aho kubwira umunyabyaha kwihana, umunyabyaha arabwirwa icyo Imana yamukoreye. Noneho umunyabyaha aho kugira ngo yumve icyo asabwa, noneho akumva nyine ko byamukorewe, nyine byarangiye, noneho akikomereza mu buzima bwe. None umuntu utihannye yakwizera ate? Yakizwa ate? Yajya mu ijuru ate? Ko aho ngaho hariho bipfira. Ubu rwose icyitwa ubutumwa bwiza kimaze kuba ikindi kintu, ikindi kintu kidasobanutse, giteje urujijo, ariko noneho uretse n'urujijo giteje n'ubuzima bupfuye. Ubu ngubu abantu bitwa ko ari abizera, bitwa ko ari abanyabuntu, nibo bantu babi kurenza n'abanyamadini. Ni ukuri abanyamadini baseka, babarusha imibereho myiza, babarusha gukunda Imana, babarusha gukunda bagenzi babo, babarusha gutinya icyaha no kwanga icyaha. Mbese babarusha byose abanyamadini. Ubu barusha abanyabuntu ikintu babarusha gusa ni ukumenya uko byagenze, ukuntu Yesu yapfuye, ukuntu yapfiriye abanyabyaha, ukuntu mwenda y'ibyaha yishyuwe, n'ibyo babarusha. Birababaje rero, birababaje. Yesu Kristo ubwe yavuze ati sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bihane. Wajya muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 45 kugeza kwa 47 hakaba amagambo agira ati maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe, ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko ku murongo wa 47 kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Ngo niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Ahangaha Yesu yasobanuriraga abigishwa be ibyo abahanuzi bahanuye. Noneho ku murongo wa 47 bati kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Urumva ko Yesu ikintu cy'ibanze mu butumwa bwiza Yesu Kristo yavugaga ni ukubwira abanyabyaha kwihana. Rwose kwihana nicyo kintu cya mbere, kandi kuko nabivuze, kwihana ni uguhindukira ukava mu nzira zawe, ukareka ibyo wibwira, noneho ukayoboka sasa, ariko kwizera, ukemera kugengwa, ukava mu bwigenge. Ko niko kwihana, ni ukuva mu bwigenge, ukava mu nzira zawe, ukareka ibyo wibwira, noneho ugatangira kugendera ku byo ubwirwa. Ubwo nibwo butumwa bwiza bwazanywe n'umwami wacu Yesu Kristo.
reka dukomeze mu byakozwe n'intumwa. Ariko se ubundi erega ni byinshi twavuga byinshi, Imana yanjye we. Na Yesu ubwe agitangira, urabona hari ukuntu Yesu yavuye mu mazi akimara kubatizwa rwose. Akimara kubatizwa muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17, avuye mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Ku murongo wa 17 hagira hati, Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Urumva amagambo Yesu yatangiye kuvuga akiva mu mazi akajyanwa mu butayu n'umwuka kujya kugeragezwa n'umwanzi. Noneho agarutse sasa, agaruka atangira kuvuga ubutumwa bwiza yavugaga nubwo abantu kwihana ibyaha byabo. Abwira ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 15 naho yaravugaga ati, igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Urumva ubutumwa bwiza Yesu yavugaga nubwo kubwira abanyabyaha kwihana, kandi ntushobora kwihana utabanje kwiyanga. Izabwira ati, urashaka kunkurikira, banza wiyange, banza utesha agaciro ibyo wari urimo n'ibyo wari ufite. Banza urekure ibyawe, noneho ufate ibyanjye, uyoboke ibyanjye, va mu nzira zawe, noneho unkurikire. Nibwo butumwa Yesu yavugaga. Arabwira abantu kwihana. Ntabwo yaje ashaka abakiranutsi, ngo yaje ashaka abanyabyaha kugira ngo ababwire ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza yababwiraga nubwo kwihana. Ati, mwihane. Noneho mu byakozwe n'intumwa, intumwa nazo zitangiye sasa kubwiriza. Rwose niba tudafata icyitegererezo ku mwami wacu Yesu Kristo, ntidufate icyitegererezo ku ntumwa ze, ubwo koko twebwe tuzavuga ko ibyo tuvuga tubikuye hehe? Dore ko noneho hari n'ibyamamare byumva ko bifite ihishurirwa kurenza na Pawulo. Avuga ati, buriya Pawulo nawe yari akiri umwana. Iyo uzana ibyo bintu byo kwihana, ibintu byo kwizera n'iki, buriya ni uko nyine yari akiri umwana, yari atarasobanukirwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni uko Imana yabirangije, ntacyo wakongera ku murimo Imana yakoze. Igitambo cya Yesu cyari kimwe cy'ibyaha kandi cy'iteka, mbese rukazengurukaho. Bagahora bizengurukaho aho ngaho icyo Imana yakoze. Wowe buriya abantu nuko batabizi gusa, ariko ubundi reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 30 n'uwa 31. Mwumva ubutumwa abandi bavugaga. Ubwo nirengagije igice cya 2, aho Petero nyine yabwiraga abantu uburyo bwo kwihana, ngo bihane babatizwe, mbese bihane bizere babone gukizwa cyangwa se babone guhabwa umwuka wera. Noneho ngiye mu gice cya 5 ku murongo wa 30 n'uwa 31 haragira hati, Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, aheshe Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Reka nzi. Urumva ubutumwa intumwa zavugaga. Intumwa ziti, Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, aheshe Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Abandi barasimbukira mu ijuru bitwaje ngo icyo Yesu yakoze, ariko ibijyanye no kwihana
no kubabarirwa ibyaha, ibyo ngibyo ntabyo bakeneye. bo bazi ko igitambo cya Yesu gusa cyakuyeho ibyaha, kandi ntabwo ari ibyabo gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Kuko iby'umuntu ku giti cye bimukurwaho umunsi yihannye. Atari ibyo, kubw'urupfu rwa Yesu Kristo abantu bose bajya mu ijuru, kuko nta munyabyaha waba usigaye. Mbese niba yarakuyeho ibyaha, igitambo cy'ibyaha kikaba cyaratanzwe rimwe kandi bikaba bihagije iteka, urupfu rwe rukaba rwarabaye impongano y'ibyaha by'abari mu isi bose, urumva arinde utajya mu ijuru. Niba kujya mu ijuru bituruka ku gitambo cya Yesu Kristo, ku rupfu rwa Yesu Kristo, icyo gihe kwihana no kwizera bikaba bishyizwe iruhande, noneho umurimo wa Yesu ukaba ari wo ukemuriye ikibazo abantu bakajyanwa mu ijuru nuko Yesu yapfuye. Ibyo nibyo twita ubutumwa bwiza, ubutumwa buhumuriza abanyabyaha mu nzira zabo, bakikomereza urugendo rwabo, ariko kandi bibwira ko bazajya mu ijuru. Ubwo si ubushukanyi bwuzuye ubugome? Umuntu uvuga ubutumwa nk'ubwo yatumwe na Yesu Kristo, ko tubonye Yesu Kristo ubutumwa yaje avuga nubwo intumwa ze zavuze. Reka dukomeze muri icyo gice cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 11, igice cya 11 cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 18 haragira hati: bumvise ibyo barihorera, bahimbaza Imana bati, nuko noneho Imana ihaye abanyamahanga kwihana kugira ngo nabo bahabwe ubugingo. Urumva ko nta kwihana nta bugingo buhoraho. Amahirwe abanyamahanga bahawe, cyangwa se abantu bahawe, mbese amahanga kugira ngo babone ubugingo, ni uko bihana. Iyo niyo kondisiyo Abafaransa bayita sine qua non. Kondisiyo sine qua non kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho, ni uko wihana. Ntabwo witwaza ngo Yesu yarabirangije. Urasabwa kwihana, ukizera uwo nguwo utsindishiriza abanyabyaha. Kandi ntushobora kubeshya nanone ngo urizeye nyamara utihannye, kandi ntiwavuga nanone ko wihannye kandi utavuye mu nzira zawe. Ntibishoboka. Utaretse ibyo wibwira, ukigendera ku byo wibwira, uracyari mu nzira zawe, hanyuma ngo wihane, urabeshya. Kwihana ntabwo ari amagambo. Kwihana ni uguhindukira, ni ukuva mu nzira zawe ukareka ibyo wibwira. Uko niko kwihana. Urumva rero ko Imana ngo ihaye abanyamahanga kwihana kugira ngo nabo bahabwe ubugingo. Wagera mu gice cya 20 cy'ibi byakozwe n'intumwa. Aha ni intumwa Pawulo ivuga, igice cya 20 umurongo wa 21 haragira hati: nahamirije Abayuda n'Abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera Umwami Yesu. Urumva ubutumwa Pawulo yavugaga ni ubutumwa bwo kwihana no kwizera Umwami Yesu. Mbese abantu bahindukirira Umwami, abantu bave mu bwigenge, abantu bareke ibyo bibwira, hanyuma bizere Umwami Yesu kugira ngo bababarirwe, hanyuma bahabwe ubugingo. Ubwo nibwo butumwa bwavugwaga n'intumwa z'Umwami wacu Yesu Kristo. Ibya none rero turaza kureba aho bikomoka, cyangwa se turaza kwibaza uwabatumye, wabahaye ubwo butumwa bita bwiza, niba ari Yesu, bukaba budahamanya n'ubwo Yesu Kristo yavuze, bukaba butahamanya n'ubwo intumwa zavuze, n'ubwo ijambo ry'Imana rivuga ko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ibi bintu kabisa bigombe bisobanuke rwose. Ku gice cya 26, mu gice cya 26 cy'ibyakozwe n'intumwa, ku murongo wa 19 haragira hati: mwami Agripa
mpera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru, ahubwo mbanza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu n'abo mu gihugu cyose cy'i Yudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica. Urumva ubutumwa Pawulo yavugaga. Pawulo aravuga ubutumwa bwo kwihana, abantu bagahindukirira Imana, ariko kandi ngo bakagira n'imirimo ikwiriye abihannye. Ntabwo ari ukwihanisha kwa kundi kw'ikidini, buri munsi w'amateraniro buri uko bavuze ubutumwa bahamagara abantu kuza kwihana, noneho ugasanga umuntu, ibyo twabibayemo turabizi we, nta cyumweru cy'ubusa naburaga kujya kwihana imbere ngo bansengere, ariko kandi ntabwo nihanaga, kuko n'ubundi bya bindi byanjyanagayo iki cyumweru ni nabyo byagombaga kunjyana no mu cyumweru gitaha. Iby'umwaka ushize ni nabyo by'uyu mwaka, mbese ugahora muri ayo ngayo. Ni uguhora ku ntebe ya penetensiya, ugenda ukabikora warangiza ukagaruka. Ni nka bya bindi bya ba bandi ba kera bazanaga ibitambo, akazana ibitambo, niba ari ihene niba ari intama, akegera umutambyi akamubwira ibyaha bye, undi akabyatura ku ihene akayibaga, nuko amaraso akamishwa ku gicaniro, umuntu akagenda ngo arababariwe. Ntabwo ari ibyo tuvuga. Turavuga uburyo intumwa za Yesu Kristo zabwirizaga ubutumwa, ngo mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, ngo mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Ibi rero ubivuze, kumva biturutse mu kanwa ka ngarambe, niba nta rindi somye, nubwo mbisomye hari abo bidakoraho mu banyabuntu. Ndakubwiza ukuri, ubu ngubu hari abamaze gufunga umutima, ndavuga ati mureke muve kuri uwo munyamategeko, uriya nta n'ubutumwa bwiza azi, nta butumwa bwiza azi, uriya ni Mose azana ibintu by'amategeko. Sawa, niba ndi Mose, ubwo wowe uri iki se? Waba uri iki? Kuko ntabwo uri Mose, nturi na Yesu, nta nubwo uri n'intumwa ya Yesu. None se ubwo wowe uri iki? Mbwiza ukuri, wowe uri iki? Ninde mu ntumwa za Yesu Kristo wigeze avuga ubutumwa nk'uko buvuga? Pawulo ati mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Reka tujye mu gice cya 14 umurongo wa 15. Aho turacyari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 14 umurongo wa 15. Haragira hati, mwabagabo mwe, ni iki gituma mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu, tumeze nkamwe, kandi turababwira ubutumwa bwiza, ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho, yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Urumva intumwa za Yesu Kristo, ngo tumeze nkamwe kandi turababwiriza ubutumwa bwiza, ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho, yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ubwo nibwo butumwa abavugabutumwa bahamagariwe kubwira amahanga yose. Ni ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, noneho bagahindukirira Imana, bakizera uwo Imana yatumye ari we Yesu Kristo, bityo bakabona ubugingo ku bw'izina rye. Ubwo nibwo butumwa bavugaga. Ariko ubwo kwizeza abantu ijuru biturutse ku murimo Yesu Kristo yakoze, kandi uri kubwira umunyabyaha udafite
udakeneye no kubyumva, udakeneye no kumva ubutumwa bwiza, utababajwe n'ubuzima bw'ibyaha abayemo, ukabwizeza ijuru gusa ushingiye ngo ku byo Yesu Kristo yakoze. Ndakubwiza ukuri, ubwo butumwa uvuga uzabusobanura igihe kimwe. Hari uzakubaza uwagutumye, ntabwo ari jyewe. Twabonye ko muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17 Yesu ubwe ngo atangira kuvuga ubutumwa yavugaga ukuntu yabwiraga abantu kwihana. Ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane. Wagera mu zakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 38 Petero arabasubiza ati mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyo mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose bazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Bakundwa, ntabwo dushobora guhunga, ntidushobora kwibuza kuvuga icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo twahimba ubutumwa bwacu tutigeze twumva n'undi muntu uwo ari we wese muri Bibiliya, mu byanditswe byera. Ntabwo rwose iryo kosa jyewe ntabwo narikora. Ari nayo mpamvu mpamagarira buri wese uvuga ubutumwa musaba kugira ngo asuzume neza ibyo avuga, arebe aho abikura. Si ugufata akarongo kamwe gusa cyangwa imvugo imwe intumwa ya Yesu Kristo yavuze noneho ngo uyibyaze umusaruro, uyivugisha icyo ushaka. Ahubwo reba ubutumwa bwiza buvuga iki. Abavuze ubutumwa bwiza bose bavuze iki? Ntufate akantu kamwe agace. Mu gice cya 3 kiri somo twabonye uburyo intumwa Pawulo mu rwandiko yandikiye ab'Ikolosayi igice cyawo cya 1 uhereye ku murongo wa 24 ukuntu yagaragazaga uburyo yabaye intumwa, kandi iyo ntumwa yemeye kubabazwa ku buryo ngo n'imibabaro ngo yasigaye ku yo Kristo yababajwe. Pawulo yemeye kwibabazwa mu mubiri we ngo kubw'umubiri wa Kristo ari ryo torero, kandi ngo akababwira ubutumwa ijambo ry'Imana ryose, ijambo ry'Imana ryose, apana akantu kamwe gusa kwitwaza ngo Yesu yapfiriye ibyaha byacu basi. Ubwo yapfiriye ibyaha byacu ubwo nta byaha bikiriho, ibyaha byakuweho, murazana ibyaha bikuye hehe? Icyo gihe uba ushaka kuvuga ngo ubutumwa bwo kwihana ntabwo ari ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo kwizera ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ahubwo ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu icyo Yesu yakoze, hanyuma se ngo bigende bite? Mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 kugeza kwa 21 haragira hati nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza igihe ibintu byose bizongera gutunganyirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Nibwo butumwa intumwa zavugaga. Ubu nibwo butumwa bw'intumwa za Yesu Kristo, kandi reka babivuge gutya, nabo niko babyumvanye Umwami wabo Yesu Kristo. Kuva kera abahanuzi bahanura ibya Yesu Kristo, nta kindi cyatumaga nta n'ikindi bavugaga nyine bashingiye kuri icyo gikorwa Yesu Kristo azaza gukora, uretse kwihana no kubabarirwa ibyaha. Abantu bagombaga kwihana, bakumva iby'uwo nguwo wagombaga kuza, bakihana, bakizera, noneho bagakizwa. Nibwo butumwa bwiza. None ninde wihannye? Ninde wizeye hanyuma ngo avuge ibintu bivugwa none? Cyangwa se abeho ubuzima nk'ubwo tubonana abitwa bera n'abaziranenge none?
ko uretse kwiyita abera gusa ariko ubuzima bwabo nta kintu cy'umucyo kigaragara. Bakundwa rwose, umuntu niwumva umuntu udashaka kwihana, umuntu udashaka kumva ubutumwa bwo kwihana, uzamenye ko uwo muntu ari magambo, uwo muntu ari umugome, uwo muntu nta bugingo akeneye, kabone n'ubwo yaba yiyita uwera n'umuziranenge, ariko niba adafite umutima wo kwihana, umenye ngo uwo nguwo ni umwanzi. Ariko kandi n'ubundi rega, abanzi b'umusaraba si abandi. Nabyo Yesu yavuga ati rega umwanzi w'umuntu ni uwo mu rugo rwe. Buriya abanzi b'umusaraba ntugire ngo ni abandi, ni ba bavugabutumwa nyine bavuga ikindi, bagoreka ijambo ry'Imana, badashaka kugira ikindi bumva uretse cya kindi kijyanye n'irari ryabo rwose. Ubundi umuntu w'Imana arangwa no kubaho ubuzima bw'Imana nyine. Umucyo niwo munezero we, kuba mu mucyo, kugendera mu mucyo. Kuko kera twari umwijima, ariko noneho ubu twahindutse umucyo. Bande twebwe abihannye, abamenye nyine yuko twari umwijima kandi tutanejejwe no kuba mu mwijima, noneho tubonye umucyo turawusanga. Nitwe twasanze umucyo. Umucyo waraje uza kumurikira abari mu isi, ariko se ko twumvise ko abo mu isi bawanze, bagashaka ahantu bajya kwihisha mu buvumo ngo badahura n'uwo mucyo. Wowe uvuga ko uri mu mucyo, byakugendekeye bite? Byagenze bite kugira ngo umurikirwe n'umucyo? Si uko wasanze umucyo? Uko niko duhamagarirwa kwihana niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana rwose. Ntabwo dushobora kwinjiramo turi babandi. Nta cyanduye, nta gisana, mbese nta munyabyaha uzabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ntibishoboka. Ugomba kwemera ko uri umunyabyaha kandi udashoboye kwikiza, noneho ukiringira cyangwa se ukizera uwo nguwo utsindishiriza abanyabyaha kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe, kugira ngo ukizwe. Ni ukwemera kurekura ukava mu byo wari urimo. Abantu baracyagundiriye ibintu. Twabonye abandi bumvise ubutumwa bwiza Yesu Kristo yavuze, ukuntu batashidikanije kureka byose. Ariko tekerezaho umuntu areka n'umugore n'abana akabata agakurikira Yesu, ari umuntu w'umugabo muzima, umuntu w'umusaza nka Petero wari utunzwe n'imikwabo ye, ibintu by'inshundura n'amato ye, umuntu wari utunze umuryango we aroba amafi. Hanyuma kumva umuntu umubwira gusa ngo nkurikira, ngo reka ibyo ngibyo, ngo nkurikira, ngo uzaguhindura umurobyi w'abantu, akabita akagenda. Uyu munsi iyo wumvise umuntu wahamagawe n'Imana kubw'umurimo wayo cyangwa se kubw'ivugabutumwa, waretse imirimo ye n'iki, ubu ngubu baratangara gusa, ibyo bintu ni iki ko bitarimo n'ubwenge? Ni Imana se kubuza imirimo yawe, iyo ni Imana ki? Nyamara abandi ntibigeze bashidikanya na busa. N'abari kuri Gasutamo ba Matayo bariya bose bari kuri Gasutamo, barabitaye bava mu mirimo ya leta bari barimo, barakurikira, barashogoshera bakurikira Yesu. Ubutumwa bwiza Yesu Kristo yavugaga bwari ubutumwa bwo kwihana. Kwihana, abantu bagahindukirira umwami, bagahindukirira Imana. Kwihana bakava mu byo barimo. Abantu rero babivuyemo, twarababonye. Wenda twongereho dusubiremo gake kuko twabibonye mu gice cya mbere cy'iri somo, nkuko Matayo yabyanditse mu gice cya 19 uhereye ku murongo wa 27 hagira hati, maze Petero
aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindurwa byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibibiruta inshuro 100 kandi azaragwa ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba b'inyuma kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Urumva, aha ni Yesu Kristo. Yesu Kristo asubije ubajije, kandi ubajije ntabwo yabajije yishushanya cyangwa yijijisha. Yari umugabo muzima wasize umugore n'abana, asiga amasambu, asiga abavandimwe, asiga ibintu bye, asiga imitungo ye. Ntabwo uyu yari umushomeri, yari umuntu ufite rero nabyita ubu ngubu ni kampani, kampani iroba amafi. Ariko arabita byose akurikira Yesu, yemera kubiheba kubw'ubwami bw'Imana. Muri Mariko 10:28 ngo nuko Petero aramubwira ati dore twebweho twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Bakundwa, nk'uko nigeze kubivuga, rwose n'ubu ndacyababazwa n'abantu ubuhanuzi busohoreraho babureba gutya. Hari abantu tuzi bari bafashe iya mbere mu kwitabira, mu gushyigikira ubutumwa bwiza. Abo bantu uyu munsi ntiwamenye niba bakiriho, niba barapfuye, niba baragiye mu biki, ntiwamenye ibyo ari byo. Yesu ati ab'imbere bazaba ab'inyuma, ab'inyuma baba ab'imbere. Uyu munsi abantu babasha gushyigikira umurimo w'Imana ni ba bandi utanakekaga, ba bandi utanakekaga. Ariko none umuntu akibaza ati none ba bandi byagenze bite? Bararambiwe, bumvise umurimo w'Imana warasohoye, ntawe ugikenewe. Sinzi wambwiye ngo rwose ngo buriya ngo ubutumwa bwiza ngo niba nta mafaranga yo kwishyura radiyo akiboneka ngo buriya ngo Imana yasanze nyine ngo bihagije, ngo ubutumwa bwiza nyine bwaramaze kumvikana. Ntacyo namusubije, ariko nyine narikanze ndabani buri wese nyine afite uko yumva ibintu, nawe buriya afite ikimuvugishije ibyo ngibyo. Ariko kandi si igitangaza ko uwo muntu wasanga atari n'ubushobozi abuze bwo kuba yashyigikira ubwo butumwa bwiza. Wasanga hari n'indi mishinga wenda y'ab'isi yaba ashyigikiye, ariko kandi iyo ubutumwa bwiza ati ibyo birahagije, nibarekeraho aho mwavugiye birahagije, basi nimwemburetse. Bakabigasekwa nk'akeza kweri. Nasomye muri Matayo, nsoma muri Mariko, reka nsoreze muri Luka igice cya 18 n'umurongo wa 28. Hagira hati Petero aramubwira ati dore twebwe twasize ibyacu turagukurikira. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muntu wasize inzu ye cyangwa umugore cyangwa bene se cyangwa ababyeyi cyangwa abana kubw'ubwami bw'Imana utazongerwa
ibibiruta cyane muri iki gihe no mu gihe kizaza agahabwa ubugingo buhoraho. urumva ko aba banditsi bose bagiye bagaruka kuri ayo magambo bivuga ngo icyo Petero yavugaga kwari ukuri, bari barasize ibyabo bakurikira Yesu, babisiga ku bwa Yesu no ku bw'ubutumwa bwiza. Isezerano rero ni uko ku cyo basize cyose bazacyishyurwa inshuro 100 hano ku isi, ariko kandi nyuma yaho ni ubugingo buhoraho. Reka nawe kwirirwa njya mu bintu byo kuvuga ngo bamwe bishyuza nyine inshuro 100, batanga 1000 ngo bazabone 100, ibintu nk'ibyo. Uwo mwuka ni uwundi, uwo mutima ni uwundi. Ntabwo abangaba icyatumye babisiga ntabwo ari ukugira ngo bazabone inshuro 100. Babisize bataranabaza. Ibi ni kwa kundi nyine kamere isubiza amaso inyuma kavuga ati ariko se ko twabitaye. Burya hari umutima, hari umwuka, hari izindi mbaraga, hari ubuntu bwabakoreyemo bajya kubita. Hanyuma umwanzi rero ashobora kuza nyuma agatangira kugushidikanyisha cyangwa kukubaza, nk'uko muzi mbese Petero yagenze hejuru y'amazi, ariko yatangira gukura amaso kuri Yesu, yareba umuhengeri agatangira kwibaza ukuntu yaba yaravutse kwa wa musaza noneho akaba agendera ku mazi. Ibintu nibi atangiye gushidikanya ngo atangira kuzama kurohama nyine. Bakundwa, reka ngarukiza, ndumva navuze byinshi, tuzakomeza ni hahandi. Ntabwo ibi bintu rwose twabigarukiriza ahangaha, tuzakomeza tuvuge kugeza ab'Imana